Reka nongere musuze cyane rero nk'ibisanzwe my name is Nyirabyo. Murabizi ko kuri D&B TV Rwanda ari uburyo kandi tuba tugomba kukugezaho byinshi bigiye bitandukanye mu kiganiro cyacu 5 minutes of show. Murabizi ko tubagira byinshi bigiye bitandukanye, tuba tubafitiye amakuru y'imyidagaduro azame cyane ikiganiro cyacu 5 minutes of show. Murabizi ko mbati kumwe na mugenzi wanjye David, ariko ubu ngubu abakunzi bacu gukomeza rwose mukamusengera agripe yabaye gripe, ariko mu minsi mike nawe bameze neza kugira ngo ibintu bikomeze kuba byakomeza kugenda neza cyane. Nanjye rero dahari nka Nyirabyo kugira ngo mukwere mu ngata kandi ibintu bikomeze kuba byagenda neza, naza dukomeze tujye mu bwiza, nawe mu gihe azaza azasanga ibintu bimeze neza cyane. Rero naje kuguha amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru y'imyidagaduro y'uno munsi mu Rwanda ndetse muri Afurika yose, ndetse tukajya no hanze ya Afurika. Ubwo ndavuga twambutse amazi magari tukajya mu bihugu bigiye bitandukanye, aho imyidagaduro naho igenda iva kandi ayo twavuga soko yabyo. Uyu munsi rero ndagira ngo tuvuge ku makuru menshi agiye atandukanye, ariko turahera kuri Iwacu Muzika Festival. Ndaza kuza ko babwiraho byinshi cyane, tugaruka ku muhanzi wacu ukomeye cyane nakwita nk'umusizi bamwita Rumaga nawe arimo aravugaho byinshi cyane, n'ikintu yakoze kandi cyiza ku basizi bagiye batandukanye. Ndaza kubikubwiraho nabyo, ndetse Davis D nawe arimo ateguza igitaramo muri Gens Comedy ku wa 4. Byari bimeze bite? Ibyo nuko bimenya ni amakuru yose agiye aranga kino cyumweru cyose tugomba kuba twababwira ese byari byifashe bite, ndetse hari byinshi byagiye bivugwa ku mukobwa cyangwa nakwita nk'umugore bamwita Joanna Kanyomozi. Muramuzi ko ni umugore cyane umenyerewe mu bijyanye n'umuziki kandi n'umuhanzi ukomeye cyane, yakoze mu bihe bya kera n'ubwo baracyakora. Joanna Kanyomozi murabizi ko hari byavuzweho bijyanye no kuba ari umwe mu bagore bagaragaye nk'abakina video cyangwa mu mashusho nakwita nk'amashusho y'urukozasoni agaragara nkaho yayakinnye, ariko yashyize umucyo kuri ibyo ngibyo abwira abakunzi batise bimeze bite. Biraza kumva icyo yatangaje ku rukuta rwa X. Ibyo ni byo tubuze kuba twakubwiraho n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Twambutse turaza kuza kubabwira rero, twambutse amazi magari turaza kubabwira ku bijyanye na filimi yakunzwe cyane yitwa Squid Game kabisa. Niko virus ugira ubwoba bitewe n'imikino yarimo ukuntu ayiteye ubwoba. Tuza kubwira ibyo Netflix yagiye ivuga, uburyo season ya kabiri izaba bimeze, n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye. Ndaza kuza kubikubwiraho n'andi makuru menshi cyane nyuma yo kumva kano karirimbo agakunzwe cyane ka Davis D. Nkuko namukubwiye rero nawe aravugaho byinshi, yadutayemo indirimbo kabisa yitwa 1-0. Mukanya ndagaruka kugira dukomeze amakuru yacu kandi tunayarambura. Seton Chanda. Asa n'uwarway'umutima, uko tubonye byinshi zamuka, ati ntabwo ababyumva ubu wabaye uwanjye forever. Iyo ari kurya sini abakeka ko phone utayumva. Niza sheri wawe were kukumana kumva, niza sheri wawe were kukumwana kwesa. Leka walokoso, leka longo, shengi longo, ya leka na niyo posompo, beba shaka polo, tamu happy pelo. Tangi bidonga, adilanga bandikulota, atani kibaba, upiti chiko machalota. Look into my shady, humaneza ndamini vicheri. Bring your body close to me, go to my soul, I'm a boom shaka baby. Simeze tubapita daily, to my soul, I'm a boom shaka baby. Oh my baby, na. Twagarutse nyuma yo kumva akarimbo keza cyane ka Davis D, akabisa keza mu buryo bugiye butandukanye. Nge navuga nk'amashusho ni meza cyane, ni indirimbo nziza, indirimbo zigendera ku izina ryayo, cyumva izina tuvuga ati ibyo byose Davis D dutayemo umuzigo kandi ufatika. Ni ikintu cyo kwishimira rero, ari we mbanza nkana kumuzo kugira ngo murambureho. Nari namuvuzeho ko arimo ategura igitaramo cye, kandi igitaramo cyiza cyane. Abirimo bivugwa ko ashaka kuzamo umugabo bita Victor ni umuhanzi ukomeye cyane wo muri Nigeria. Muramuzi mu ndirimbo nka Soweto, indirimbo kabisa nziza cyane nawe yagaragayemo. Rero kubaza mu gitaramo cyiwe arimo ategura akaza umuhanzi nk'uko ukomeye, n'iki cyo kwishimira kandi tugomba kuba twategereza tukareba uko bimeze. Rero ntago ari umuntu avuga gusa inkuru yasirikiye cyane, ari ku munsi wo ku wa gatandatu
icyitwa Iwacu Muzika Festival gitegurwa na Bralirwa ndetse bafatanyije na MTN nk'umuterankunga mukuru ndetse unitwa iryo rushanwa, ariko by'umwihariko navuga ko abategura nabo bagategura ibyo bitaramo East Africa Promoter ni abantu nabo twavuga kandi bazwiho kuri icyo gitaramo. Rero iki gitaramo ni igitaramo cyabaye Ingoma ni havuze ko naho haba abakunzi b'umuziki bagiye batandukanye. Rero byari bishimishije cyane kubona ko Ingoma bongeye kubona igitaramo nk'icyo ngicyo. Rero baracenjoyinze kuko mu buryo bugiye butandukanye, n'imvura ibabafashamo, sinzi niba ari kubibafashamo ariko twavuga ariko burya imvura ije ahantu ibintu birimo umugisha rwose mwa bantu mwe. Imvura ije mu bintu rwose tuba tuvuga ati birejejwe, Imana ibabiha umugisha rwose. Imvura yo yaraguye ariko abahanzi bagiye batandukanye n'ubundi byabuza gukora, ahubwo bongera imbaraga cyane kugira ngo bakomeze gushyushya abo bantu babe bakonje mu bijyanye n'ubwo bukonje, ariko bashyuye bitewe n'ibyo barimo babahereza. Kenny Soul urabizi ko hari nawe ni ibisanzwe, afite abakunzi bagiye batandukanye. Bwiza Emerance nawe yarabikoze cyane kandi apafuminga neza, ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ubwo ndavuga Bushari nawe yitabaje, cyangwa navuga babanye muri genge, abana no muri genge Storm Drip bifatanya mu kuba bashyushya abakunzi bari bari aho ngaho. Storm Drip iyo baje mu bintu birimo na Bushari bari ibintu byiza cyane. Murumva ko abantu bari Ingoma bararyohewe, ndetse nawe utari uhari urumva ko nanjye mba mbikugejeho kugira ngo bakomeze kuba baryoherwa rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo ari ibyo tubuze kuvugaho gusa rero, ariko tutarava ku Iwacu Muzika Festival, Bruce Melody nawe yarabikoze cyane rwose kandi bakomeza gushimisha abakunzi be bari baherereye Ngoma. Ntabwo ari ibyo tubuze kuvugaho rero gusa, turaza kuza kukubwira ku bijyanye na Rumaga. Junior Rumaga murabizi ko ari umusizi ukomeye cyane mu Rwanda, ni umusizi navuga benshi bireferaho n'igihe yatanaga amaze igihe akora ubusizi, ariko ibyo yakoze birahagije. Iyo yafashe abasizi 8 ashaka kubazamura bamurikira abanyarwanda, aravuga ati nshaka ko tubafasha nabo bakagira bava bakajya nabo bagera, nkuko nawe avuga ati nyanjye kugira aho ngera hari abamfashije. Cyo kwishima rero nka Rumaga. Rero ikindi nakubwira ku bijyanye nambutse nkajya muri Afurika, muri Uganda mu Juliana Kanyomozi, nyuma wagaragaye amashusho y'urukozasoni kandi arimo isusa nk'ari yiwe. Juliana Kanyomozi uyu nguyu yaje asobanura ku rukuta rwa X nkuko nabikubwiraga ati ndakubwira ibyanditseho nta bindi aravuze ati yewe ntago ntakora ibyo bintu ku bijyanye n'uburere nahawe, ntago nakora ayo makosa rwose. Ibyo yagiye atangaza mu buryo bugiye butandukanye. Ariko rero twambutse amazi magari nakubwira ko PDD murabizi ko yajyanywe muri gereza, arimo aracuzwa hafi cyane kuko arimo aravuga amakuru y'uko ashobora kwiyahura. Rero abantu kuvuga ati dukomeze turebe ibyo ari byo, umugabo rwose atazaducika yiyahuye wenda bitewe no kuba atakwiyakira. Ariko bamwe bavuga ati nibyo kwigira no kwigiza nkana, ariko burya iyo bivuzwe gutyo umuntu aho kugira ngo abacika acunirwa hafi cyane rwose. Rero nibyo bigenda bivugwa. Nakubwiye ko Netflix abazi ko urubuga rushyirwaho filimi zigiye zitandukanye, ahangaha rwose bikaba batangaje ko bagiye gusura season ya 2 ya Street Game. Rero ni ukureba izaza imeze itandukanye n'iyabanje, byose ni ukureba tugeze tukareba ibyo ari byo. Nayo makuru agendaga rero avugwa ngushimira uburyo bugiye butandukanye kuba wadukurikiye, kandi tuvuga tukomeze dusengera umuvandimwe wacu David agaruka amahoro. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.